inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi bacu, dushimiye Imana yongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere tubonane, turamukanye, tuganire ijambo ryayo. Twagize ibintu byinshi biduhuza, niyo iyi minsi mubonye ishizemo itambutsemo nta nyigisho nshya zijyaho. Ni ibintu byinshi by'ingorane byagiye bitwikubitaho bigatuma uwo mwanya udakunda neza. Dushimiye Yesu wongeye kutubashisha, rero reka dusenge Imana ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye aka kanya uduhaye ko kugaburira ijambo ryawe, utubashishe, udushoboze, kandi abana bawe baritegeye amatwi ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere aho intumwa yandikiye Matayo mu gice cya mbere ku murongo wa 18. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkugi imenetse ku byo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alexanderi, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Imana dufashe cyane. Muri iri jambo numvise ko naha umutwe uvuga ngo imikorere itatu y'umutima w'umuntu. Imikorere itatu y'umutima w'umuntu, uko umutima w'umuntu ukora. Umuntu aremye bitandukanye n'ibindi byaremwe byose. Imana yamuhaye umutima, kandi uwo mutima ufite gukorana nawe, yaba atarakizwa akiri umunyabyaha cyangwa umupagani mu mvugo abantu bakunze gukoresha, yaba anakijijwe. Hari icyo bita umutimanama ku bantu rusange. Umutimanama ni ijambo mwumva, icyo bita mu gifaransa conscience. Uyu mutimanama n'abanyabyaha barawugira. Tubisanga mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, ahavuga ko umutima uhana cyangwa umutimanama umuntu wese arawugira. Ku mukristo witwa umutima uhana, umubuza gukora ikintu runaka. Yajya gukora ikintu akumva umutima we ntubyakiriye, ntubyemeye, akumva umutima urabyanze rwose. Ubundi iyo umutima w'umuntu umenyereye gukorana na gutyo n'Imana bagakorana gutyo, ntabwo bigora Imana kumuyobora. Imana dufashe cyane. Ariko iyo umutima woroshye, niko mu migani havuga ngo umuntu w'umutima unanirana nta byiza abona. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ugira umutima unanirana, yaba ku mutimanama we cyangwa ku mutima uhana we, yaba no kugirwa inama n'Imana mu mutima, yaba no kugirwa inama n'abantu. Umuntu ufite umutima unanirana nta byiza abona, niko birivuga. Aha rero Pawulo yandikira uyu mwana we Timoteyo, yaramubwira ati ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ariko ufite umutima uticira urubanza. Iyo mikorere itatu, uwa mbere, uburyo bwa mbere ni uguhanwa n'umutima, umutima uhana. Uburyo bwa kabiri ni umutima ukurega cyangwa ugacira urubanza, aribyo mwita mu gifaransa culpabilité cyangwa se être coupable. Hanyuma umutima wa gatatu ni umutima uticira urubanza. No, sinavuga ngo ni uwa gatatu, ahubwo ni uburyo bwa gatatu bw'umutima ukora. Ni uburyo bwiswe ngo umutima uticira urubanza. Icyo kintu cyo kuticira urubanza gishobora guterwa n'uko ibyo umutima wakubujije wabyumviye ntiwabikora, cyangwa kikazanwa n'uko ibyo umutima wakubujije ukanabigwamo ukabikora ubisabiye imbabazi, nibwo usigarana uwo mutima uticira urubanza. Mwama dufashe cyane. Iyi mikorere rero uko ari itatu y'umutima w'umuntu niyo Imana yagennye kugira ngo umuntu arushe ibindi bintu byose byaremwe ubumuntu, ndetse abane n'Imana cyangwa se akorane n'Imana, akoreshwe n'Imana. Ntabwo amatungo yose agira uwo mutima bashwe, nta culpabilité agira, nta conscience agira. Umuntu niwe wenyine ufite ibyo bintu. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko
hari abantu bakoze ibyaha ariko ntibagira uwo mutima, cyangwa se umutima uranabahana swati imbere cyangwa nyuma yo kubikora ariko ntibawumvira. Ndashaka gufatira urugero ku muntu witwa Akani. Akani ni mwene Karumi, Karumi akaba mwene Zera, Zabudi pardon, Akani ni mwene Karumi, Karumi akaba mwene Zabudi, Zabudi akaba mwene Zera, Zera akaba mwene Yuda. Uyu mwana cyangwa se uyu mugabo ubwo babohozaga Yeriko, barimo barwana ngo babohore Isiraheli, Yeriko niyo yarwanyweho mbere, niyo yarwanywe mbere kandi niyo yatewe mbere. Barayirwanira, Yeriko irabohozwa. Imaze kubohozwa bari bemerewe gufata iminyago cyangwa se kunyaga iminyago ku rugero bashaka rwose, kuko ijambo ry'Imana ryari ryabibemereye yuko ibintu bazasangayo, urutoki, inka, amazu bizaba ibyabo. Ariko bakagira ikintu babujijwe, ibintu byose byabaga mu ngoro z'ibigirwamana abanyakanani bakoreraga. None ikibabaje, Akani ubwo barimo benda iminyago, we agira umururumba, agira ubwajaba, ntiyumva ijwi ry'Imana, afata n'ibibujijwe. Bibiri byita ngo ni ibyashinganywe, byarimo izahabu, ifeza, imyenda yitwa shinari, arabyiba abijyana iwe. Bene data, icyo kintu cyagize ingaruka zikomeye cyane kuri we no ku Bisirayeli. Icya mbere, yakoze ibyo ngibyo kandi hakurikiyeho gutera kuri Ayi. Ayi niyo yari ibaye iya kabiri, tubisanga muri Yosuwa igice cya 7. Noneho bageze kuri Ayi, abo kuri Ayi barabarwanya ndetse babicamo benshi kubera ingaruka z'icyaha. Babishemo benshi, Yosuwa wari ubayoboye ababazwa n'ayo makuru, ababazwa n'icyo kintu kibayeho. Bibiliya iratubwira ngo ajya ku gisengero cyangwa arapfuka kibwira Imana, kandi kibwira Imana mu magambo akomeye, mu magambo ababaje, mu magambo ubona bitoroshye kuyabwira Imana mu by'ukuri. Yarayibwiye ngo niwe wambwiye ngo nambutse aba bantu bavane hakurya ya Yorodani mbazane inaha. Ubu se bimaze iki? Bimaze iki kuba warambwiye ngo nambutse abantu bakaba bamaze kugwa imbere y'abisha babo gutya, babateye ibitugu, baneshejwe nabo? Imana iramubwira ngo ibyo umbwira byose, haguruka weza abantu, ubabwire ko ibi byose bibabayeho ari ukubera gusa ko mwakiraniwe, mwenze ku byashinganywe. Ubwire yenze ku byashinganywe yihane, nawe natihana ndabamara kandi songera kubana nawe. Aragera bivuze, Akani iryo jambo araryumva ariko ntiyihana. Uyu munsi urira atihanye, n'ejo bundi nibwo Imana yavuze ngo niba ibyo noneho zana Abisirayeli bose, nk'uko mbigenza. Nibwo rero Abisirayeli bose bashwe imiryango 12, havamo umuryango umwe hakurikiraho undi, havamo umuryango umwe hakurikiraho undi, hajyaho urugo, hajyaho inzu, kugeza ubwo Akani yafashwe. Yesu adufashe cyane. Akani arafatwa, amaze gufatwa ngo Imana iramubwira ngo, ariko mu kanwa ka Yesu birumvika ko nawe uri imirwano, ngo iki kintu n'umwaka wakoze nanjye ngiye kukiguhanira, ukuboko kwanjye kugiye kugwa nabi kuko wakoze iki kintu, kandi ntabwo igihe cyo kwihana ntiwihane, kuko Imana kwamuguye nabi. Bene data, Akani n'abana be n'umugore we n'amatungo ye byose bose batwikirwa mu gikombe cyitwa Akori, barunzweho amabuye babicishije, ko niyo babateraga. Reba gutera umuntu amabuye kugeza ubwo amabuye y'ikirundo, we n'umugore n'abana, abana bazize icyaha cya se, umugore azira icyaha cy'umugabo we. Ibyo bintu birandikwa kuva uwo munsi kugeza uwo munsi wa none. Igikombe cya Akori niyo mateka gifite, nuko ariho hatwikiwe umuryango wa Akani. Bitewe n'iki? Na cya cyaha cyangwa rya kosa ryo kutagira umutima uguhana. Umutima waramuhariye kubikora, aranga. Nidusoma iki gice cyose cya 7 cya Yosuwa,
muzabisangamo ukuntu umutima wamuganirije n'ukuntu yaruhanyije nawo, byo mwita kurwana n'umutima. Hanyuma bizana ingaruka yo kurimbuka k'umuryango wose bizize kutumvira umutima nama no kutagira umutima uhari ijambo ry'Imana ryari rimanukiye ngo wumvire. Uwo tumurenge tugere kuri Dawidi. Amateka ya Dawidi, uriya mwene Yesayi w'i Betelehemu, atubwira ko yaramaze kuba umwami nyuma yo kwimikwa, kandi bivuye ahantu hakomeye hagoye. Yaje kubona muka Uriya yiyuhagira, aramwifuza, amutuma haryamana nawe. Icyo kintu amaze kugikora, asa n'uwibwiye ngo nintumaho umugabo wakaza mu rugo, kuko umugabo we ntabwo yari ahari. Uriya bari ku gitero, ku rugamba, aho bagabye igitero n'umugabo w'ingabo Yowabu, amutumaho ngo aze mu rugo. Nta kindi kigambiriwe, ngo ari ukugira ngo gusa naza mu rugo, cyo twita kuza ku kibari, nibura nibabona umugore atwite bazagire ngo bazabone ko iyo nda ari iya nyir'urugo. Mutekereze kugira ngo ikintu nk'iki umuntu agikore agira ngo gusa asibanganye ibimenyetso. Ntari narenga ahangaha bene data, ndagira mbabwire ko n'ubu hari abantu bagikora gutyo. Hari abantu bagikora gutyo, agashaka uburyo yakuraho ibimenyetso by'icyaha kandi yaragikoze, agakora ishoboka byose ngo icyo cyaha kimuveho, anabonye n'uwaha amafaranga kugira ngo yemere ko iyo nda ari iye, yabikora. Ariko dore ikintu umuntu akwiye kwibaza, mbese ubu ntanze amafaranga cyangwa utanze amafaranga kugira ngo icyaha wakoze cy'ubusambanyi kijye ku wundi, ko biba bibaye mu maso y'abantu n'imbere y'abantu, imbere y'Imana haba hari iki? Hano mu imigani kamasome bene gukomeza hariya mu gitabo cy'imigani, ni muri Yobu, ni muri Yobu. Yobu niwe wabivuze mu bice 30. Yego, mbabarire, tutakimwe 31 umurongo, Yobu 31 umurongo wa 13 n'uwa 14. Niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye cyangwa rw'umuja wanjye igihe bamburanyaga, none se ubwo Imana ihagurutse nabigenza nte? Mbese yangenderera nayibwira iki? Mwamadufashe cyane. Iri jambo riravuze ngo niba narahinyuye urubanza rw'abangiraga inama, rw'umuja, rw'abamburanyaga, rw'abana bangiraga inama, ubwo Imana ihagurutse ndayibwira iki? Ingendere nabigenza gute? Iki ngiki umuntu wese akwiye kukibaza. Niba Dawidi arimo gushaka uko bigenda ngo inda ye kwitwiye, ariko imbere y'Imana hariyo ko ari iyande, bivuga ngo iby'Imana ikuziho biruta ibyo abantu bakuziho. Niba ari byiza, Imana ishimwe, nubwo abantu batabimenya, Imana irabizi. Niba ari ibibi nanone, faites attention, komeza ushake Uwiteka, kuko ibibi abantu bakuvugaho atari ko biri ku Mana, komera umutima. Niba abantu bakugira umwere bakakwita mwiza ku Mana ari ikibazo, uri mubi ni ikibazo. Dawidi amaze gutumaho Uriya yagiye iwe, yanze kujya iwe, yanga kujya ngo yumva aryame, barahendahenda bikadata, umwami agira ubwo amusindisha shwida, yajyayo kugeza ubwo yamwandikiye ibaruwa imwicisha. Muri iri jambo Uriya yarinze asubira ku rugamba mu birindiro
atagiye iwe na rimwe, kandi abantu bose babaga ibwami, abagaragu, abazamu bose barabona ko ntawe yagiye. Biratubwira ngo Dawidi ahita yandika ibaruwa umwicisha kandi yiyemeza gukukana umugore we, kumwegukana burundu. Ni nako yabigenjeje. Yamaze kumenya ko Uriya yapfuye, yegukana umugore we burundu ari we Betseba. Betseba uyu nguyu ni we nyina wa Salomo, kandi Salomo uyu nguyu niwe wakurikiye nyine wa mwana wavutse Imana ikamwica, kuko niko yari yavuze mu cyana cyo kubabariye bari ku mwana uzavuka we ntazabura gupfa. Uwo ni umutima w'umuntu uteye gutyo. Iyo Dawidi atsindwa hakiri kare, ntabwo hari kugomba kuzamo iby'umugani wa Natani. Burya Natani amutumwaho akamushira wa mugani ko ari kugira ngo Imana irebe ko Dawidi yakira cyangwa yakizwa, yakira icyo cyaha. Nimwibukira amaze kumucira umugani ukuntu habayeho umutunzi w'umukire n'umukene w'umworo ufite agatamba kamwe. Wa mukire yabona abashyitsi, aho gukora mu bintu byo ngo abazimanire, akabazimana agatamba ka wa mukene. Bene data bakundwa, Dawidi yahise ahaguruka abicira urubanza, aravuga ngo uwo muntu ngo nta kintu kimukwiriye ngo uretse gupfa, ngo yicwe, kandi ntumbiye muyingezeho uva muyinze nawe byarangiye. Nuko Natani arahaguruka avuga ati nyamara uwo muntu ni wowe, uwo muntu ni wowe, kuko nawe wasize abagore wari ufite abagusegura n'abagupfumbata. Ubonye bidahagije wari kumbwira n'iki cyaguteye kujya kwicisha Uriya inkota, ugasambanya muka Uriya umugabo ukamwicisha. Biratubwira ngo ahita amanuka yikubita hasi arihana. Imana ngo imubabariye, ariko umwana azapfa. Kandi uwo mwana icyo Imana yamwiciye ngo kwari ukugira ngo imbabazi yasezeranyije Dawidi zimukurikirane. Imana idufashe cyane, kuko cya gihe yubaka urusengero, akagambirira kubaka urusengero, agatanga ibyo kuzarwubakisha, Imana yaramubwiye ngo iki kintu nkoreye ni cyiza, kiranshimishije, nanjye ngusezeranyije imbabazi zihoraho zizakomaho iteka ryose, ngo kandi ubwami ntabwo buzigera buva mu nzu yawe. Yesu adufashe cyane. Ngiyi impamvu Dawidi aba referanse, aba urugero rwiza ku mbabazi z'Imana. Nyamara bene data mukurikije ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire yuko buri imbabazi Dawidi yagiriwe, ntago buri wese yakora icyaha ngo yizere ko azazigirira. Ntabwo ijambo ry'Imana bitwemerera ngo uvuge ngo yagiriye Dawidi za mbabazi ntangiye yazingirira. Oya, izigira mu gihe cyayo uko bishatse. Niyo mpamvu atari byiza gukora icyaha ngo urabona imbabazi, ngo urababarirwa. Ntabwo ari byiza. Yesu adufashe cyane. Umutima w'umuntu ukwiye gukorana n'Imana muri ubwo buryo butatu. Ukagira umutima uguhana mbere yo gukora icyaha, ukagira umutima ukurega cyangwa ugucira urubanza wamaze kugikora, kugira ngo ubone utagucira urubanza mu gihe wemeye kwihana cyangwa wawumviye umutima ukiguhana. Yesu adufashe cyane. Dusoma Abaroma igice cya 2, pardon, cya 12. Abaroma, urwandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 n'uwa 16. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 12 kugera ku wa 16. Soma ijambo ry'Imana. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko bumva gusa amategeko atari bakiranuka ku Mana,
ahubwo abayumvira bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Iri jambo ngo iyo umuntu yishe amategeko, umutima ufatanya n'ibitekerezo bye kumurega cyangwa se kumuregura. Umutima ufatanya n'ibitekerezo by'umuntu. Nayo mpamvu buriya gutekereza k'umuntu nako Pawulo yaravuze ngo dufite gutekereza nko kwa Kristo. Gutekereza k'umuntu nako kuramurikirwa. Gutekereza k'umuntu nako kugira inspiration, kurayoborwa n'Imana. Niyo mpamvu ibyo umuntu atekereza bikamubuza amahoro mu mutima, ibyo bintu aba akwiye kubyirinda. Ibimubujije amahoro akabyirinda, kuko abantu benshi ni uko bayoborwa n'Imana. Ugusoza, reka mvuge kuri Baramu wanze kuyoborwa n'Imana kugeza ubwo indogobe ye ari ibasha kumva ijwi rya marayika, kugeza ubwo indogobe ye ari ipfukama ikaryama, kugeza ubwo indogobe ye imuryamira ikirenge ikiryamiye ku mugungu z'umuhanda ku ruhavu, ikagisya rwose ikagikomeretsa, abitewe cyangwa se bitewe n'uko yanze kumvira Imana. Tubisanga mu kubara mu gice cya 22 yewe n'icya 23. Bene ukuyoborwa n'Imana gukorana n'umutima gutuma umutima w'umuntu umenya uko ubana n'Imana, gutuma umutima w'umuntu utarangara, gutuma umutima w'umuntu ubwo wigenzura ukimenya ngo ariko muri ino minsi mbanye n'Imana gute. Yesu adufashe cyane bene data. Ndagira ngo rero mwumve ko hari imikorere itatu y'umutima wawe ubanamo n'Imana. No mu kugira ubuntu ye, hari igihe umutima uguhatira kugira ubuntu, gukora ikintu cyiza cy'ubwitange. Mu kwirinda, umutima ukakubuza, ukagufasha kwirinda. No mu kubana n'Imana, igihe umutima uguhatira gusenga, kumva umutima urakubwira ngo nyamara muri ino minsi ufata igihe cyo kwegera Imana. Ibyo bintu byose mukwiriye kubyitondera bene data, tukamenya ngo tubanye n'Imana dute. Umuntu akibaza ngo mbanye n'Imana nte, ko umutima wanyoboye ikintu iki naragikoze. Ndabyibuka mu myaka ya 89 na 91, mbese imbere ya Jenoside hose, hariho umuntu wahatiwe kugira ikintu ankorera cyiza. Yabyiyumvisemo ngo kumva umutima uramubwira ngo gira gukina gutya kwa Michel, gira gukina gutya kwa Michel. Arabibwirwa reka data, ntiyabikora. Cyumweru kirashira, 2, 3, ukwezi, umwaka urarangira. Noneho umunsi umwe nza gushimira Imana mu rusengero. Mu kuyishima nashyizemo n'agace k'ubuhamya. Nza kuvuga icyo gihe cyabayeho cyari kigoye, cya krizi ikomeye cyane mu rugo. Yari yicaye muri iryo teraniro, yongeye kubona mbona arahagurutsa nsanze imbere ari marira. Ngira ngo ni ugufashwa, ni ibihe byiza bibayeho. Naho kumbe mu mutima we yatsinzwe, ko hari ibintu yari kuba yarakoze muri icyo gihe atakoze. Yesu adufashe cyane bene data. Arabinyaturira, asaba Imana imbabazi, nanjye asaba imbabazi. Ariko dore ikibazo mukwiye kwibaza, none se nta mugayo wamugiyeho? Cyangwa bikunda mu mibanire y'umuntu n'Imana hari umugayo wamugiyeho, kuko hari igihe Imana yamutegetse gukora ibintu n'ibi ntiyabikora. Ubwo Imana yaramubabariye, nanjye ndamubabarira. Ariko mwumve ngo umutima w'umuntu niwo huriro ry'ibintu byose by'ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu mu migani havuga ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye. Mwana wanjye rinda umutima wawe kuruta byose birindwa, kuko ari n'iby'ubugingo bukomoka. Mwana wanjye nk'umutima wawe. Ayo magambo yose
abashatse kuvuga ko umutima w'umuntu ari we Imana ikeneye. Mwamba bampera umugisha kandi abafashe abagiriye neza. Rero dusenge Imana umuntu wese atekereza kuri iki kintu cy'imikoranire ye n'umutima we n'ukuntu banye n'Imana. Dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye umwuka wera waduhaye ngo dushoboze gukora uyu murimo. Rero ndakwingize kugira ngo abana barimo bumva ijambo ryawe, aho batsinzwe ubabarire kandi ubakize, maze ubateze intambwe yo kongera kubana nawe neza, bumvira umutimanama wabo, bumvira umutima uhana neza, kandi nanone birinde kuko ngo umutima uhana, umutima w'umuntu ushukana kuruta ibindi byose. Bityo bamenye ngo umutima wanjye ubanye n'Imana gute, ubashoboze kandi bagendane nawe bakumvira muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.